Imana yakomeje kubana natwe. Papa yaje kugira ikibazo cy'ukuboko, bari baramurashe, noneho ukuboko kazajya guhora kumurya, noneho tukibaza niba harimo kanseri. Noneho nakundaga gusenga cyane nkavuga nti Imana nunkiriza papa nzagushima. Papa araburana, tumushakira umwavu, kurumva ni ngewe wari mu rugo, nari mfite akazi ndakora. Namara gukora duhita dufata credit muri banke, dufashe credit muri banke nkazajya nkora nishyura ayo mafaranga. Twishyura umwavu ka 500. Imana ibana natwe iraturengera. Papa araburana, amaze kuburana birangira bamukatiye imyaka 4. Rimwe ndabyibuka, inzu yo mu rugo yigeze kuguruka, hagwa imvura nyinshi iraguruka. Ndavuga nti noneho Mana, papa ko nta mafaranga afite, mama akaba nta mafaranga afite, bizagenda bite? Nsenga Imana, ndavuga nti Mana, nahise ngira icyifuzo, ndavuga ntuwite. Noneho aho bigeze ndabona ngiye kuzarwara indwara ntazi, mfasha byibuze mbone igishoro nikorere, niba ari n'ikiro cy'ibirayi njye nkigura ngiteke cyonyine, menye ngo ndi ibiryo bitetswe ntari yirindazi. Reka nkushimire wowe uba wafashe umwanya ukabana natwe. Reka nkushimire by'umwihariko kuba ufashe uyu mwanya ugafungura iyi video. Iyi YouTube channel yitwa Imana narayibonye n'amaso. Ushobora kuba warabonye Imana mu buryo butandukanye. Ushobora kuba warabonye Imana igukura ahantu hakomeye watekerezaga yuko utari kwikura. Ushobora kuba warabonye Imana igukura mu cyobo, igukura mu bibazo bikomeye ku buryo na n'ubu ngubu ubigarukaho kumva si ibintu ubasha gushyikira neza. Ariko ntabwo ari inzozi, ntabwo ari iki, koko Imana yarajira kwiyereka, kandi n'ubuhamya nawe waha abantu bose. Niyo mpamvu imbere yanyu muri kuhabona umukobwa mwiza cyane ugiye kubaganiriza, agiye kubabwira uko yabonye Imana. Imana warayibonye? Imana narayibonye. Imana ugiye kutubwira ukuntu wabonye Imana, noneho kuko uzi n'Imana kandi wayibonye wayisabye, unadusengere utwinjize mu kiganiro. Banza utwibwire amazina yawe, noneho nurangiza udusengere twinjire mu kiganiro turi kumwe n'Imana, turi mu mwuka umwe. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Isingizwe Uwase Ariete, nkaba ndi umukobwa ushima Imana. Reka dutangire dusenga Imana. Mana, turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, turagushimiye kuko waturinze. Mwami Imana wabanye natwe, erega twarakubonye. Mwami twakubonye mu bihe bigoye, wabaye mu ruhande rwacu, waraturinze n'ukuri. Twabonye imirimo n'ibitangaza byawe, wagize neza, nuhabwe icyubahiro. Uwiteka Nyiringabo Imana, uyu mwanya rero tugiyemo, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe, uzutugirire neza. Uburyo tugiye kuvuga imirimo n'ibitangaza byawe, uzudushyigikire Mana, zube mu ruhande rwacu. Mwuka Wera naduhangeho, imbaraga zawe nizitugote. Urakoze kuko Imana igira neza, urakoze kuko uje kubana natwe. Cyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose urakoze. Amen. Amen. Urakoze cyane. Aka kanya rero ugiye kutubwira ukuntu wabonye Imana. Nkuko natangiye mbivuga, iyi YouTube channel yitwa Imana narayibonye. Yego. Imana none warayibonye n'amaso yawe. Hari umuntu ushaka guhita kubaza ati se ni igisaza gifite ubwanwa, cyangwa ni umugabo w'igishongore, cyangwa ni umugore w'igishongore. Nyine abantu benshi bashobora kuba bayifata nk'umugabo, ariko nyine Imana yigaragaza mu buryo butandukanye. Ugiye kutubwira ukuntu wabonye Imana rero. Murakoze. Imana narayibonye koko. Ndashaka kubwira abantu ko ntago uzicara ngo ubone Imana iraje yicaranye nawe, ntago uzagenda ubone ngo Imana muri kugendana. Ikizima kiriho nuko Imana uyibonera mu bikorwa ikora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Urugero, iyo urwaye ugakira, burya n'Imana iba yagukijije. Nta kindi kintu kiba cyiyongeyeho usibye imbaraga z'Imana. Imana tugenda tuyibona mu buryo butandukanye. Imana igenda idufasha mbese mu bintu byose, mu buzima bwose tugenda duhura nabwo. Imana rero narayibonye. Ndumva natangira nkababwira uburyo nabonye Imana. Imirimo y'Imana iratangaje, kandi imirimo y'Imana nta wayivuga ngo ayirondore ngo ayirangize. Dawidi we niwe Imana yagiriye neza, ngo arangije ngo abuze uko abigenza, ngo aravuga ngo Imana yacu niya.
nanjye rero iyo nibutse imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye numva ntabona aho ntera ntabona naho ngereza kugeza na n'ubu Imana iracyakora ku buzima bwanjye ndetse no ku muryango wanjye, usibye no ku muryango wanjye ku muntu wese uwo ari we wese Imana irakora. Uburyo nabonye Imana rero, nabayeho ndi umwana umwe mfite ababyeyi babiri, ariko nkura mfite umubyeyi umwe ari we mbona, mu by'ukuri undi yari ariho ariko ntamuzi. Noneho nkazajya mpora nsenga Imana nkavuga nti Imana nufasha nkabona papa, kuko numvaga ari ikintu kinkomereye, nzagushima. Najyaga mbaza mama nkamubwira ntese nta papa ngira, akambwira ati papa arahari azaza. Namubaza ntese nta barumuna banjye mfite, arangije arambwira ngo barumuna bawe Imana izabaguha. Narasenze Imana iranyumva, igihe kigeze papa aza guhunguka. Papa yari umusirikare, yabaga ku kazi, Imana iramuzana, mbona papa numva ashimye Imana. Icyo ni ikintu gikomeye Imana yankoreye mu buzima. Imana yaje kunkorera ikindi kintu gikomeye cyane. Imana impa barumuna banjye. Ubu mfite murumuna wanjye w'umukobwa, dufite na musaza wacu. Imana yakoze imirimo, nicaraga nigunze ku buryo ntari nzi no kuvuga, kubera ko nakuriye mu rugo rutarimo abana. Wajyaga unamvugisha rwose no kuvuga wapi ntago nari nzi kuvuga. Bigeze aho ngaho rero naje kwiga, wumve ko nageze na tronkome ntazi kuvuga kubera ko nta murumuna wanjye nari ifite. Nabayeho ndi umwana umwe, nirirwa mu rugo bukira nkaryama, gutyo nyine mbaho muri ubwo buzima. Ariko Imana iza kubigenza neza. Imana impa papa, Imana impa barumuna banjye, ndayishimiye. Imana yampaye murumuna wanjye mfite imyaka 15, ni ukuvuga ngo murusha imyaka 10 yose. Ukumva ko gukurikiza umwana w'imyaka ingana gutyo ntabwo ari ikintu cyoroshye. Nanjye byageze aho ngaho ndibaza, ndavuga nti si ubumana koko ibi ni ibiki. Ariko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Papa akiza rero, akigera mu Rwanda, Imana yakomeje kubana natwe. Papa yaje kugira ikibazo cy'ukuboko, bari baramurashe, noneho ukuboko kazajya guhora kumurya. Noneho tukibaza niba harimo kanseri. Noneho nakundaga gusenga cyane nkavuga nti Imana nunkiriza papa nzagushima. Umunsi umwe ndabyibuka, papa ajya CHK, yagiye kwa muganga baramutransfera CHK. Ageze CHK bamuha rendez-vous, bamubwira ko akaboko bazakabaga. Mu kukabaga mu by'ukuri bamubaze ari wenyine, nta murwaza afite. Yamaze muri koma amasaha 20 nubwo n'umunsi wose. Ni ukuvuga ngo uwo munsi wose tugitegereje ko ava muri koma, twari twihebye tuvuga tuti Imana nudufasha papa kongera akagaruka, akongera agahumeka umwuka w'abazima, turagushima. Ibyo ngibyo Imana yarabikoze. Imana yabanye natwe. Papa akiva muri koma, mama yahise arwara, baramuroga agera kure cyane. Ndavuga nti se none Mana, noneho ubu biragenda bite? Mama ndamubuze nawe tukiri batoya. Noneho ndangije ndongera ndasenga, Imana ikiza mama. Iyo ni imirimo ikomeye cyane Imana yagiye ikora. Ikindi naje kwiganiga mu buzima bugoye. Nize ngeze mu wa 5 mu wa 4 ndarwara. Maze kurwara mu wa 5 cyokora Imana iramfasha, mu wa 5 ndahiga. Mu wa 5 ndi kurangiza naho ndarwara. Noneho nza kurwara indwara yitwa uburozi. Ubwo burozi ni amahembe bari banyoherereje, ku buryo abantu bazi amahembe bakoherereza amahembe ku buryo isura yawe ihinduka, yamara guhinduka ugasa n'umuntu wisize ivu. Sinzi wenda icyo Kinyarwanda niba kiri kumvikana, itazi sinzi ivu. Nuko byari bimeze. Ni ukuvuga ngo najyaga nko kuri toilette kugira ngo nsohore ibyo nariye, nkashaka gusohora ibintu byo mu nda. Muri uko kumpumanya rero naje kubona Imana yabanye nanjye. Imana irankiza. Ndasenga, Imana irambwira ngo erega mwana wanjye nzagukiza kandi nzakugira umuntu ukomeye. Imana ibana nanjye. Maze gukira rero barumuna banjye baje gutsinda. Ndavuga nti se ubumana koko ko mbona mu rugo
haciye bugufi abana baziga bate, Imana iraturengera, Imana barumuna banjye ibaho itanga ubushobozi bajya ku ishuri. Ariko bakiri ku ishuri najyaga nsenga Imana nkavuga nti Imana ko mbona kwiga kwanjye ari ibibazo, ko mbona ndwaye bite bizagenda bite. Ni ukuvuga ngo aho ngaho nkimara kurwara ni ukuvuga amashuri yanjye yahise arangirira aho ngaho, sinakomeza mu wa gatandatu. Ndangije ubwo ngubwo Imana ikazajya imbwira ngo mwana wanjye rega nzakwigisha, Imana ikazajya inyereka ndi kujya ku ishuri. Nkavuga nti se ubumana kuko nzasubira ku ishuri ryari koko, nkuze ngana gutya, nkumva nyine mfite ikibazo muri njyewe. Ndangije cyo koza mbwira Imana, ndasenga Imana, navuga nti rero Mana, ibyo amashuri birarangiye, fasha byibuze unyigishe n'umwuga nzabona uko mbaho. Imana yarabikoze, yanyigishije umwuga w'ubudozi kutire, nawize i Musanze, ni nayo nakoreye stage. Nkirangiza gukora stage nahise nzinaha mu mujyi wa Kigali, mbambonye akazi ko kubudozi, ndatangira ndakora na apurika ibyo nize. Nkidoda 2019 urangiye, mwaka urangiye ari kuri bonane, ubwo nari nkisenga nyine nazajya nsenga Imana ikambwira ngo nzakujyana ku ishuri. Nkibaza nkavuga nti se Mana, uzanjyana ku ishuri n'amashuri ko nayacikirije umwaka umwe wo mu wa gatandatu, niwo nzasubira kujya ku ishuri, subu nziga kaminuza? Nabonaga bidashoboka nyine. Noneho Imana irambwira ngo erega mwana wanjye nzagusubiza ku ishuri. Bibaho ngaho. Naho kumbi ishuri Imana yambwiraga ni ishuri rya papa. Papa yaje gufungwa rero, akimara gufungwa yafunzwe 2019 umwaka urangiye ari kuri bonane. Imana irangije irambwira ngo erega mwana wanjye ni ryo shuri nakubwiraga, shuri ndaryiga. Nsenga Imana nkavuga nti Mana koko papa ko arengana nzabigenzane, wambabarira ukandenganira umubyeyi. Ndangije cyo koze mu gusenga Imana irambwira ngo erega mwana wanjye ni ishuri humura, papa wawe ntabwo azafungwa. Icyo koze twaje gukomeza gutyo, papa araburana tumushakira umwavu. Kurumva ni ngewe wari mu rugo, nari mfite akazi ndakora. Namara gukora duhita dufata credit muri banke, dufashe credit muri banke nkazajya nkora nishyura ayo mafaranga. Twishyura umwavoka 500. Imana ibana natwe iraturengera, papa araburana. Amaze kuburana birangira bamukatiye imyaka 4. Ndavuga nti uko biri kose nubwo bamukatiye imyaka 4 ariko papa ntago azayirangiza, kandi naho yayirangiza Imana iri mu ruhande rwacu. Ni byinshi Imana yadukoreye. Barumuna banjye bararwaye bagera kure, nkazajya mvuga nti se Mana ko nagusabye barumuna banjye, noneho nk'abo ndabarwaye bageze kure, nk'abo ndabagiye kwitahira, ubu rabampaye koko. Noneho Imana ikazajya yumva gusenga kwanjye, nkabona barumuna banjye bararwaye, Imana irabakiza. Rimwe ndabyibuka inzu yo mu rugo yigeze kuguruka, hagwa imvura nyinshi iraguruka. Ndavuga nti noneho Mana, papa ko nta mafaranga afite, mama akaba nta mafaranga afite, bizagenda bite? Ariko nabonye Imana mu minsi 3, nagiye kubona mbona Imana iduhaye amabati 30, inzu turayisakara, ntazi ahantu bivuye, Imana irigaragaza. Ni ukuvuga ngo n'ubundi nkiri mu mujyi wa Kigali, ni ukuvuga ngo nakoraga urugendo mva ku Gisozi nta Kimisagara. N'umwe nagendaga n'amaguru kubera ko nari ndi ku ishuri nyine. Nari ndi ku ishuri kandi ndi no kwishyura n'umwavoka. Ndavuga nti ariko ntari Imana iri mu ruhande rwanjye. Imana yandinze byinshi, Imana yandinze impanuka, nkazajya ngenda nkataha amahoro. Nagendaga mu gitondo nkagenda n'amaguru nkataha nandi, Imana ibana nanjye. Ni ukuvuga ngo muri uko kwishyura umwavoka najyaga mwishyura, nahembwaga amafaranga 40,000, nkishyura inzu y'10,000, nabanaga na mukuru wanjye. Nkishyura inzu y'10,000, 10 risigaye, 20 asigaye nkayoherereza mama akajya kwishyura banki rya deni twafashe ry'umwavoka. Noneho irindi 10 risigaye nkafatamo 5 nkasura papa kuri gereza. 5 nibyo byantungaga mu kwezi. Imana yabanye nanjye muri Kigali, Imana iranyiyereka, Imana intungira muri uyu mujyi wa Kigali, ku buryo byageze naho ngenda nambaye inkweto hasi zaracitse. Ariko igihe kigeze Imana inkweto iranyambika, Imana yaranyambitse. Mbese nabonye Imana kugeza na n'iyi saha nubwo papa atarafungurwa, ariko hari icyizere gifatika yuko papa azafungurwa.
ni ukuvuga ngo rero nabonye Imana mu buryo butandukanye, ni byinshi Imana yankoreye ntabwo nabivuga ngo mbirondore. Ikintu nabwira abantu bankurikiye, ndababwira yuko bakwizera Imana yonyine, kuko Imana ishoboye byose, nta kiyinanira, kandi izina ryayo ni Imana ishoboye byose, izina ryayo ni ndiho. Muri make Imana nta kiyinanira pe. Murakoze cyane. Ndakeka wenda umuntu ukurikiye ubuhamya bwawe wavuze yuko Imana igikorana n'iyi saha, wavuze yuko hari ibindi byinshi wizeye yuko izagukorera. Hari ukurikiye iki kiganiro ashobora kuba ari kukirebana n'undi muntu, ashobora kuba ari kukireba wenyine, ariko akaba afite ukwiheba avuga ati Imana yaranyibagiwe. Hari ufite amasezerano Imana yamuhaye ariko akaba abona bikomeje gutinda. Hari n'utayafite akaba abona nta n'icyizere cy'ejo hazaza afite, akaba yajya kwirwanirira. Abo bantu nkubwiye ni abantu bahuje, bari kujya kwiheba cyangwa batangiye kunanirwa. Ndakeka wabahereza ikihe gisubizo ku kigendanye no gusubizwa kw'Imana, cyangwa ku kigendanye n'icyo bategereje bagomba kubona ku gisubizo cy'ibibazo byabo bafite muri aka kanya? Ikintu nababwira muri make ni uko Imana ishoboye byose, kandi nta kindi kintu umuntu yakwiringira muri iyi si. Wiringira umuntu akaguhemukira, wiringira n'umubyeyi wawe wenda akaba yanaguhemukira, uwo ari we wese wamwiringira akaguhemukira, ariko Imana yonyine ntabwo igihemuka. Nabonye Imana kugezana n'isaha. Reka mbabwire, barumuna wanjye, ntabwo nsubiye mu buhamya mumbabarire, mfite murumuna wanjye yakoze tronco atsinze, mu by'ukuri nta kazi gafatika mfite. Ndangije ndavuga nti ubu koko murumuna wanjye aratsinze kandi nta mafaranga ari mu rugo, nanjye nta mafaranga nkorera, bizagenda bite? Noneho ndangije mbwira Imana, ndavuga nti rero Mana gira uko ubigenza, basi murumuna wanjye ajye ku ishuri. Umva, ni ukuvuga ngo rero murumuna wanjye agiye ku ishuri mu buryo ntazi, n'ubu ari kwiga mu buryo ntazi, mbese Imana ni igitangaza. Icyo nshishikariza abantu rero, ndabasaba kwizera Imana yonyine. Ikindi, umuntu wahawe amasezerano, umuririmbyi yaririmbye ngo amasezerano arabagarirwa akanavomererwa. Ni ukuvuga ngo amasengesho iyo wahawe amasezerano, ikintu ukora ni iki: wirinda ikibi cyose cyatuma Imana ikureba nabi, noneho warangiza ugasenga Imana ikagusoreza amasezerano. Murakoze. Wenda reka ngusubize inyuma ho gatoya. Imana yigeze gutanga amanu mu butayu, abantu bararya barahaga. Uravuze uti ntabwo nzi uburyo umuvandimwe wanjye yiga. Hari umuntu udashobora kumva icyo kintu neza, wenda n'umuntu utazi uburyo Imana ikora, ntabwo bizi gute yiga gute. Hari uburyo budasanzwe ashobora kuba yigamo wenda udashatse kuvuga. Murakoze. Erega icyo nshatse kuvuga, buriya naho Imana itakoresha abantu, naho abantu batakora, Imana yo yakoresha ibiti n'amabuye bigakunda. Ni ukuvuga ngo njya nkabona Imana iciye inzira mu buryo ntatekerezaga. Nyine nkabona birakunze, nkabona minerivare ndayibonye, umwana akajya ku ishuri. Yego. Reka nongere ngusubize inyuma mu buhamya. Ni ikibazo umuntu ashobora kuba yakwibaza, nanjye nibaza, kuko aka kanya abantu badukurikiye baraza kuza gutanga ibitekerezo muri komenti. Twazakora wenda n'ikiganiro cya kabiri bitewe n'uburyo kibagize amatsiko ku buryo wabonye Imana. Yego. Waravuze ngo ari watungwaga n'ibihumbi 5. Birumvikana mbere mu myaka y'1990 byarashobokaga yuko umuntu yatungwa n'ibihumbi 5. Yego. Uwo mwaka watunzwemo n'ibihumbi 5 ni uwuhe mwaka? Umwaka natunzweho n'ayo mafaranga ibihumbi 5 ni umwaka wa 2021. Nabayeho nabi, mbaho nabi bishoboka. Muri ayo mafaranga ibihumbi 5, ni ukuvuga ngo papa aburana, agifungwa yaburanye 2020. Noneho turatangira dushaka uburyo twakwiprograma tukamushakira umwavoka. Ni ukuvuga ngo tugitangira kumushakira umwavoka muri uwo mwaka wa 2020, natangiye kubaho nabi, urukumva ni njye wari mukuru mu rugo. 5 ariko umuntu ashobora kugira ngo wenda ni 5 ku cyumweru cyangwa ku munsi. 5 mu gihe kingana 5 mu gihe cy'ukwezi. Nabonye Imana, nakoraga akazi
muri kampani ikora ji y'igisheke. Ni ukuvuga ngo ku manywa kuva 2020 kugera 2021 irangiye ntago nari nzi ibiryo bya saa sita. Naryaga rimwe ku munsi nabwo ni mugoroba, nkarya irindazi ry'ijana n'udushyimbo tw'ijana. Ni ukuvuga ngo ku manywa ibi mbabwira ntago ari ukubasetsa, ntabwo ari ukuntu kugira ngo abantu banambone. Ibintu byabayeho, akazi nkavuye ejo bundi ndumva ni ukuvuga ngo saa sita natungwaga n'igisheke, ntuza Muto w'igisheke. Mugoroba nataha nkatungwa n'irindazi n'udushyimbo. Nagira amahirwe muri mukuru wanjye nabanaga nawe yaba yakoze wenda akagira icyo abona nkasanga yatetse, yaba atagize icyo abona ubwo nuko nyine, ariko Imana ibana natwe. Ku manywa wanywaga igisheke, iyo ji y'igisheke mwakoraga? Ego. Nimugoroba gatungwa n'irindazi? Ego. Hari indwara umuntu arwari yariye amandazi menshi cyane, ntabwo wigeze urwara wenda mu magambo make tutinjiye muri ibyo by'indwara n'iki? Murakoze, ntago nigeze ndwara biri grave, ariko naje kugira ikibazo mu nda, noneho bambwira yuko nzarwara amara. Noneho ndangije nsenga Imana, ndavuga nti Imana, nahise ngira icyifuzo, ndavuga ntuwite. Noneho aho bigeze ndabona ngiye kuzarwara indwara ntazi, mfasha byibuze mbone igishoro nikorere, niba ari n'ikiro cy'ibirayi njye nkigura ngiteke cyonyine, menye ngo ndi ibiryo bitetswe ntari yirindazi. Imana yaje kubikora kugeza iyi saha, kuva iyi saha natangiye kwikorera. Imana igushigikire. Ni ukuri. Ni byinshi, ni nawe udukurikiye, nanjye ibyo ni ibibazo nari ngize. Nawe udukurikiye ushobora kuba hari ikibazo wagira wamubaza, ariko aka kanya ndi kumva ari ugushima Imana gusa cyane, imirimo n'ibikorwa yakoze, ahantu yagukuye, ahantu igushyize ubu nizeye yuko n'ejo bizaba byiza kurushaho cyane rwose. Reka nkushimire rero, nkushimire ku mwanya wafashe, nkushimire kuba waje kuvuga Imana ukavuga imirimo n'ibitangaza byayo. Hari benshi niyo yaba ari n'umwe umenye kugira neza kw'Imana. Yego. Hari aburokoye bashoboraga kujya kwirwanira. Iyo umuntu agiye kwirwanira ahura na byinshi, ashobora kujya kwirwanira agakora amakosa, yego, bikoreka ubuzima bwe, ashobora kujya kwirwanira agacumura ku Mana. Yego. Reka mushimire rero ku mwanya waduhaye. Murakoze. Twizere yuko niba utaha abantu bashobora kwifuza bati turashaka ko wagaruka kutuganiriza, wagaruka ukaza twongera tukaganira tukavuga Imana. Yego, ndahari kabisa, ntago nabura icyo mvuga, ndi imbere y'Imana. Imana iracyakora, Imana yakoze byinshi, Imana yiteguye gukora byinshi. Ndayishimiye yo kabyara, ni umubyeyi mwiza. Ahubwo reka nsoze ndirimba akaririmbo numva kari kumfasha, n'amagambo make ndi buvuge. Uri Imana ikomeye ihambaye, uri Imana ikomeye ihambaye, naba ndwaye ndi muzima uri Imana, naba nshonje cyangwa nkennye uri Imana. Amen.